urakoze cyane Scovia, mama w'u Rwagasabo, kumpa uyu mwanya muri gahunda nyinshi uba ufite ngo tuganire ku mwanya n'uruhare rw'umugore mu muryango nyarwanda. Tukaza kubiganiraho tubihereye ku byuzi kuva aho uciriye akenge, impinduka zagiye zibaho kugeza uyu munsi ubona aho igihugu kigeze kandi abategarugori mwaragizemo uruhare rugaragara. Ariko mu gutangira nkubuza izina rimwe ubanza uyambwire yose n'impamvu ufite izina ryiza rimeze gutyo ririmo n'u Rwanda. Nk'uko bivuze ndi Scovia Mutesi, nyobora ikinyamakuru mama w'u Rwagasabo, nyina w'u Rwanda. Rero nk'uko bamwe babiteramo urwenya, ni izina ritarimo gutandukana nanjye. Kuba ndi umugore cyangwa umukobwa, kuba nashatse izina nsanga ko uzabyumva azajya ijambo mama azajya risanga, kandi kubera ko ikinyamakuru cyacu gikora mu rurimi rw'ikinyarwanda bidakuraho ko n'icyongereza gishobora kumvikanamo, ariko hagamijwe kuza kubwira abanyarwanda tuvuga ngo ni iki cyaba kirimo gihuriweho gituma byumvikana, umunyarwanda wese ubyumvise akavuga ati iri zina rikomoka i Rwanda uko byagenda kose. Mutesi nk'izina ryanjye ushobora kurisanga no mu bihugu duturanye, ariko kuvuga ngo u Rwagasabo ntabwo uri burusange ku kindi gihugu cy'umuturanyi. Mama warisangira n'abandi bantu benshi ku isi, ni izina rishobora kuba risangiwe n'abantu bose ku isi cyangwa benshi, ariko iyo hajeho mama u Rwagasabo birasobanura ko ni nyina w'i Rwanda, akaba ariko mbyita. Iyo muvuga Gihanga ngo wahanze u Rwanda, ariko ntimuvuga nyina. Umwanditsi ntiyagezeyo ngo amugereho amutubwire, ariko nyine ubwo arahari 200%. Rero mbwira, kuva waca akenge wagiye ubona uruhare abategarugori, abakubyara, abari bakuru bawe, ba nyogosenge n'abandi, simvuga umuryango wawe gusa, bagiye bagira. Ariko hari urugendo rurerure cyane mugenzi. Uyu munsi iyo uroye ubona ibintu by'ingenzi uvuga uti abagore bararuhutse kuko bari bamerewe nabi mu bihe byashize. Iby'ingenzi ubona byari byarakandamije umugore, uyu munsi tukaba twarabirenze, ni ibihe ku buryo iyo ubyibutse wiruhutsa uti mbabariye bariya abantu babinyuragamo. Mu Rwanda dukoresha imvugo ivuga ngo abagore n'abakobwa. Ubundi mu kinyarwanda iyo uvuze ngo umuntu ni umutegarugori, biba bisaba ko ubundi ngo urugori umugore arutegera umugabo n'igihugu. Iyo uri umupfakazi rero usigarana n'urw'igihugu, rw'umugabo ruba rudahari. Kandi aho isi tugejeje dufite umugore aba ari umugore w'umugabo. Iyo utigeze umugabo ariko ukaba warabyaye, uba utakiri umukobwa, utari n'umutegarugori. Ariko iyo tugarutse uko isi iteye, umukobwa yabaga ari umuntu bazakwa, wakowe cyangwa iki n'ikundi babivuga, ngira ngo n'umugore aba umukobwa kuko yakowe, bifite intuza nyinshi. Bakoresha rero imvugo ivuga ngo abagore n'abakobwa, aho gukoresha abari n'abategarugori, kugira ngo hataza kuza akavuga ati ariko jyewe sindi umwari, sindi n'umutegarugori, jyewe ndi. Ariko iyo bavuze umugore bose baraza. Hari indirimbo mu itorero rya Anglikani turirimba ngo turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Yesu Kristo. Iyo tuvuga ku ngoma ya Satani tuba twihebye kuko hariyo bibi. N'uyu munsi turashima Imana ko twavutse mu gihe cy'ubutegetsi bwemera ko umugore hari icyo ashoboye mu buryo bugaragarira buri wese, bidakuraho ko kera hakiri ubwami n'ibindi hatabagaho ubushobozi bw'umugore. Niyo mpamvu mu nyandiko dusoma uyu munsi zo kubaho k'ubwami n'ubwiru bwabwo hazamo umugabekazi, ni nyina w'umwami, yimanaga n'umuhungu we. Bivuga ngo abantu bose bari bazi ubushobozi bw'umugore, ariko bakabureka bukaba mu mwamikazi, akaba ari we tukabona nk'umugore ushoboye. Byarengaho bakabusiga mu migani bivuga ngo urugo ukurusha umugore akurusha urugo, kandi ku ishingiro ryo kubaho k'umuryango ni urugo.
urugo rero niba umuntu ufite umugore mwiza aba afite urugo rwiza, uvuga ngo umugore yari ishingiro ry'umuryango. Bakagaruka bakavuga bati urugo umukobwa yabaye gahuzamiryango, ubu baracyavuga agaciro k'iki ka wa mugore. Ariko uko isi iteye hari ukuntu tuba tuzi ubushobozi bw'abantu, ariko kubera ko nitugaragaza ubushobozi bwabo rimwe na rimwe bigaragaza ko turi nkabo kandi dushaka gukomeza kwitwa ibihangange, tukaguma tuzi ubushobozi bwabo mu byo tubakeneyeho, ariko ntitwemere ko buba ikirangirire ngo tubwamamaze mu buryo bweruye ku buryo buri wese aburebesha amaso. Akaba ariyo mpamvu rimwe bavugaga ngo abagore bari barahejejwe inyuma, babafata nk'abadafite agaciro, bari bakazi neza kuko umwami yimanaga n'umunuko na nyina. Nubwo umugabekazi atabaga umutware w'ingabo nk'uko umwami yaba akajya ku rugamba, ariko agaciro ko kwimana n'umuhungu we karumvikana. Aho ni mu mitegekere. Kera twari tuzi ko umubyeyi avuma umwana we, ariko umuvumo wa nyina w'umuntu watinywaga na buri wese kurusha ise we yitwaga ko ari umugabo wo hari bugutera icuma akakwica. Ukavuga ati batisa aragutera icuma akwica. Kuko nyina w'umuntu rero atari afite intwari irwana, baravugaga ngo arakuvuma, kandi umuvumo wa nyoko ntiwawukira. Abana bagakura batinya mama, kuko mama arakaye akakuvuma ngo ube ikivume, waba gupfuye ugiye. Aho harimo agaciro ko kumenya mama uwo ari we na wa mugore mu rugo. Umugabo avuga ibigwi umugore we. Birabura bigeraho amazina abana bitwaga yari ikibyiniriro cy'umugore we. Ubu data kunyita Mutesi ushobora kuba atari igihe yarebye mu maso, yari yarebye mama. Umukobwa wanjye ndamubyara, ise asanga yamwita mwiza. Yamwitaga mwiza muzi hese ko yari akivuka. Ashobora kuba ari igihe yavugaga n'urugero, cyangwa data amazina yise abana. Akabyara umwana ukamwita amahoro, kuko umugore utunze mu rugo ari umunyamahoro. Wabyara umuhungu ise akavuga ati ariko uyu mwana twamwita nde, na nyina bari kumwe cyangwa n'abandi bantu batuye umuntu tumwite mugabo. Mu myaka yashize ibanziriza iyo guca imigani itesha agaciro umugore, humvikanaga umugabo akaba yakunda wa mugore akamukundwa, akaza tukumva ibisigo by'abagabo bavuga abagore kugeza no ku mwami, kagira igisigo cy'umwamikazi. Birakura biragenda, bigeze muri Repubulika ibisigo by'abagore birabura. Madamu Louise yitwa mushiki wabo. Baramubyaye, baramurebye mu rugo, papa wabo yitegereje cyangwa se arebye abasore bari aho, yumva atewe ishema nuko afite abahungu. Aravuga ati haje mushiki wabo. Iririya zina ntabwo baryise Louise, baryitiriye basaza be bari mu rugo. Isa barebye ibyishimo biramuganza, abyitirira mushiki wabo uje. Ariko ubwo hari nuko yari yishimiye ko noneho ashyize akabona umukobwa. Abonye umukobwa ariko aramukesha nyina wamubyaye, noneho avuga ati abahungu uyu mugore ampaye n'umukobwa. Ati mushiki wabo araje. Hari amazina twita abana ukabona uko mu rugo hameze. Byaye umwana mu isi izina, ndimo ndashima leta y'u Rwanda uyu munsi ko hari amazina yanze. None uramwise ngo ntaho batuye, ntaho ntuye. Umusozi ubwo warakuzonze n'ibindi byinshi. Aho rero niho navuga ngo nasaga nkaho ngerageza gusobanura aho agaciro k'umuryango kapfiraga n'umugore akaburiramo. Mu myaka yacu tukiri bato, ngira ngo abantu bari bafite ibisigisigi by'umuco n'umuryango, aho nk'umugabo utuye iwacu ku musozi tukumva ngo hari umugabo wakubise umugore, cyangwa umusore warongoye yari umugabo muto hakubita umugore. Sogokuru wanjye yamukubita amaso kwibuga inka zishose akamukubita ati ukubita umugore utesha. Ugeze wumva se amukubita akamukubita. Yahura na sati ubu ntumbereye imbwa akamukubita atugakubita umugore. Umukazana aho kwahukana cyangwa wa mugore wa mugabo wakubiswe, aho kwahukana ajya iwabo kwa se, akahukana ajya kwa sebuka. Wa musore yakwinja yigize nabi, nyina akaba mukubise icyo afite, isa akaba aramukubise. Bakuru we bati ibikuze n'iki ko bitarabaho. Wabonye aho wigeze ubona nkubita umugore, wigeze ubona nkubita nyoko, igihe wakuriye aha. Muri za Repubulika ziza abagore cyari ikibazo,
haduka n'imico n'imigani isobanura neza ko agaciro kagiye. Uruvuza umugore uvuga umuhoro, birakomeza bita agaciro, bigera naho bavuga ngo nta nkokokazi iteteza isake ihari yakaba yari yibika. Imigani noneho itangiye kumanuka, kurusha umugore, bya bindi byose twavuze bitangira kubura, haza iyo. Sindi umuhanga muri byo, abantu nibanumva ibyo mvuga wenda bidahuye cyane, ariko bumva igitekerezo cyanjye aho cyajyaga babizi babinoze. Noneho bigeraho umugabo akubita umugore, tugategereza polisi, tugategereza amategeko ari mu bitabo, umuryango urasohoka, sebukwe ntaze kuza yarakaye ngo nabaza n'inkoni akubita umuhungu we. Bigeraho umubyeyi atakibasha guhana umwana, dutegereza ko amategeko amuduhanira. Tugeraho umwana atagitinya kuvumwa na se na nyina, datinya ati sora kwicara gukubita kwica. Birashira. Uko gutakara k'umuryango umugore atakariramo, noneho hapfa gusigara umugabo, nawe asigara atari umugabo turi bwitirira amazina abana bacu, asigara ari umugabo w'igihanganye, kuko ibyo byose byari bigize umuryango yabifashe nawe abitwaza igitugu. Hari igisingizo abagore tuvuga, niba turi bukite igisingizo cyangwa ikivugo, niba abagore bivuga ariko tukite gutyo, turavuga ngo ni nyampinga mutima w'urugo, sinzatesha agaciro uwakanshubije. Ntabwo tuvuga ngo uwakampaye, uwakanshubije. Ni ijambo risobanura ngo agaciro ko karahari, hari igihe kageze karabura, wenda karatakara burundu n'ubwami buvuyeho n'ibindi byose karabura, ariko ko kari gahari. Wavuze uti ntituzatenguha wadusubije agaciro kacu, ariko mu kukamburwa byafashe igihe kirekire cyane, ntiwanamenya niba hari itegeko ryagiyeho ryo gukambura abagore n'abakobwa, ariko kubera iyo migirire mibi bitwara igihe kirekire cyane. Iyo abantu nyuma y'icyo gihe imyaka myinshi cyane batesha abagore babo n'abakobwa babo agaciro, si abagabo bose nibyo, byagenze gute kugira ngo noneho abagabo bumve ko bagomba kubaha agaciro k'umugore n'umukobwa? Ese uyu munsi umuryango wagiye ugaruka muri iyo mibanire y'umugabo n'umugore, ku buryo bavuga bati umugore koko afite agaciro gakomeye, bakanamukunda bakanamukundwakaza nk'uko byahoze, cyangwa byagombye gusaba cyane cyane ushyize ku munzani imbaraga zivuye mu miyoborere mu buyobozi? Aha rero kavuga ngo leta isa nkaho isi yose, ngira ngo haba hariho n'impinduka ku isi muri rusange, ntabwo byabaga mu Rwanda gusa. Abagore bashaka kuhavamo, kambite ngo impirimbanyi, zitangira gushaka kugaragaza ko nabo bahari, hari ibyo bashoye. Mu Rwanda dufata urugero Rwanda baga, ngira ngo abasirikare bo muri RPA bahoze ku rugamba, ubu bamwe banatashye bari tayadi, bitwaga Bandabaga, abagore batabaye igihe u Rwanda rwabohozwaga no guhagarika jenoside. N'ubu ngira ngo mu ishyirahamwe ryabo bitwa Ndabaga. Ndagira ngo wumve amazina afite inkomoko aho twahoze iwacu. Uwo mugore yaravuze ati ko data yagiye ku rugamba, akaba atarasize abyaye uwo mukobwa, akaba atarasize abyaye umuhungu, kandi uwabaga yatabaye yacungurwaga n'umwana we, data azasaza atagarutse ino, reka ntabare nubwo ndi umukobwa. Amateka arandikwa, birakurikirana. Uyu munsi ntekereza ko Bandabaga bahari hano baba bari tayadi cyangwa n'abakiri mu kazi, niba nabo babarizwa muri Ndabaga sinzi uko byubatse, ariko urumva nibura hari inkomoko mu miyoborere. Nubwo kera kuri repubulika zabanjirije twagiye tubonamo abagore bagerageje, bari ba minisitiri, kugeza no kuri madamu Agatha ubarizwa no mu ntwari z'u Rwanda, yari ariho muri repubulika, ariko yararwanye kuko ise yari imfura. Aravuga ati uya muhungu umusaza we yakwiga n'umwana wanjye reka yige. Ubwo aho haba harimo impirimbanyi z'aka gaciro k'umugore katashize, kari karetse gusakara ngo buri wese, umugufi n'umuremure, umuryango ukennye n'udakennye bose bakireho, ariko hari imiryango icyumva agaciro, yigisha abana b'abakobwa, ibaha byose, babaho nk'abandi, aribo bavuyemo Bagata n'abandi twumva hambere. Uyu munsi rero kubona umukobwa yabaye minisitiri cyangwa umugore,
guhura n'abatwaye indege, kubona nk'uko ejo bundi ku munsi w'abagore twabonaga koroneri avuga ati ndi umugore nkaba umubyeyi nkaba umusirikare, koroneri noneho, kuko buri muntu kugira ngo agere kuri ranka ya koroneri hari iminsi bisaba, hari byinshi bisaba. Ntabwo bikiri igitangaza kubera ko u Rwanda rwemeye ko politiki ya nyuma y'94 jenoside yakorewe abatutsi ihagaze, banda abagabo bari mu nkotanyi zihagaritse jenoside, RPF mu miyoborere yayo yari ifitemo igitekerezo cyo kuvuga ngo hari umugore ugiye gutanga akazi ntabanze gukora imibare y'ubugore, agakora imibare y'ubushobozi. Iyo umuntu rero atanga akazi, iyo umuntu atangiye gukora ibikorwa bavuga bati ni Scovia, ati Scovia harya ninde, bati ni runaka, bati niba ari nazi, batarimo kureba igitsina, akarere. Iyo leta yamaze cyangwa uwayoboye yatakaje ibyo, agasigara ahanganye no kumenya ngo uyu muntu yashoboye iki. Noneho wenda barimo gukora kumenya uwo ari we, bakaba ariwe bamenya ni umugore w'imyaka 38 40, ungana nkanjye uko ngana w'imyaka 38 40, wize ibi, afite abana bangana, barimo gukora profile yo kugira ngo bamenye uwo bagiye guha akazi ninde. Ubushobozi bwo burahari ariko none utoya ngo twuzuze fayiro. Iyo politiki y'igihugu yamaze kubaka icyo, byari bihagije ngo abagore twisange turi navuga ngo mu kibuga cyaho abandi bari, tunyuranyuranamo n'abasaza bacu n'abagabo bacu n'abadata. Nicyo ubundi cyasabwaga. Uyu munsi ntabwo ndi buvuga ngo uburyo basogokuru bari bariho babanye na banyogokuru na basogokuruza nibwo leta ya none ari bwirimo gutwara ibintu, kuko icyo gihe hari ibyabaga, hari ibyakorwaga, kandi nk'uko Kiliziya ivuga ngo nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka, aha byarasimburanye bigeze aho turi muri repubulika. Ejo bundi ku munsi w'abagore niwe warakurikije ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika, njyewe nari muhagaze imbere ngira, iyo umuntu agiye kuvuga nshaka kumenya ibyo avuga, ndamureba kugira ngo numve n'ibyo atarimo kuvuga, wenda umuntu mu maso numva n'ibyo atavuga, n'ibyo atavuze, ariko ari byo yavugaga. Bamubajije ku bagore batatu ashobora kuvuga bakomeye cyangwa yumva nk'intwari ze, umugabo nka Kagame, perezida w'igihugu, musirikare, murwanyi, tugiye kumuvuga tuzi uko abantu bamuzi n'isi mwita igitinyiro cye. Hakaba hari n'ukundi tutamuzi ariko ko igihangange ko ashobora kuba abitse mu nzu. Buriya First Lady Jeannette yababwira ati hari ibintu mukina nabyo, ariko arimo kuvuga aravuga ati ariko se yasubizwamo waje ati rega ni bose, ati benshi bafite ibyo bakoze, barahari benshi, ariko ibyo byose kubivuga atangira ku nkuru ati nahunze ndi umwana w'imyaka 4. Umwana w'imyaka 4 ntabwo yari ashoreye inka, ntiyasunikaga igare, ntacyo yari afashe, nyina yaramuhetse. Inkuru ye yo kuvuga ubuhangange bw'umugore ku munsi w'umugore, avuga nyina utakinariho, bifite igisobanuro cy'uko uyu mugabo w'igihangange ku isi uyoboye igihugu nk'u Rwanda ku nzira ndende twese tuzi tutari busubiremo hano, ari ubuhangange bwa nyina nk'umugore. Nyina aramuvuga mu izina ku munsi w'umugore, birimo birasobanura ngo nyina batatubwira profile y'amashuri yize, ariko perezida w'igihugu tuvuga amashuri n'ibyo yakoze, hari uwo yita intwari ye, ni nyina. Urwo ni urugendo rero rukwereka ngo kuba ku butegetsi bw'uyu wita nyina intwari yatuma abagore b'imbaraga bagaragara, ntabwo ari ibintu biri busabe siyanse na polisi na politiki, nuko azi ubushobozi bw'umugore. Buriya yavuze mama we, buri mwana hano ashobora kuza akavuga umugore w'imbaraga, buri muntu wese bamubwiye bati wandike yavuga umugore w'imbaraga. Kuba rero muri politiki ye y'ubutegetsi ayoboye haza yatanga urubuga rutuma abagore basohoka bakaboneka, nta gishya kirimo. Wagize neza kwibutsa Ndabaga mu mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ariko noneho reka turebe Bandabaga ba none, abakobwa bakiri bato, kuko nibo bazavamwo abagore
babereye u Rwanda, umbwire aho babona mu nzira yo kugera kuri ubwo butwari buzatuma abantu babataramira bakanabavuga ibigwi ko nabo babaye bandabaga nyuma y'indi myaka nka 30. N'ubureba umukobwa w'umunyarwandakazi aho ari muri rusange, ibimushishikaje, ibyo yifuza kugeraho, ibyo arimo arwana nabyo, ibyo arimo arwanirira mu buryo bwe, muri ya nzira yo kuzaba ndabaga w'ejo, mu rugamba rundi ruriho uyu munsi rutari urw'amasasu, mu myaka 30 iri imbere nawe tukazaba tumuvuga nk'abo twavuze. Urabona barihe muri iyo nzira? Intambara ziba ukubiri cyangwa ziba kwinshi, ariko reka ntange urugero rwa vuba tutaribagirwa cyangwa ebyiri. Ejo bundi mu mushyikirano ku nshuro ya 18 niba ntibeshye wabereye hano i Kigali, nyine huza abayobozi n'abaturage n'abandi bantu batandukanye bakaganira ku mibereho y'igihugu. Kuri pano cyangwa ku bari imbere baganira, hageze aho tubona icyiciro cy'urubyiruko. Mu rubyiruko hari abana bato b'abakobwa, yaba uwayoboye ikiganiro ngira ngo yitwa Samantha, akorera mu biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ni umukobwa ubona ko akiri muto. Kuri iyo pano hariho umwana w'umukobwa nawe ubona ko akiri muto, ufite titire ya dogiteri nka muganga. Urwo ni urugero rumwe, arimo arasobanura uko bashobora guhangana n'ubuzima kubera ko ari umuhanga muri byo. Umwana w'umukobwa muto Samantha ari imbere y'imbaga y'abantu buzuye convention center, bicaye guhera hasi kugeza hejuru, barimo umuntu ubaho ukomeye mu gihugu ariwe perezida wa repubulika, icyubahiro, igitinyiro cyinshi, kugeza wenda kuri Scovia w'umunyamakuru uriya utazwi. Nanjye nari muri iyo sare, ariko agahagarara akayobora icyo kiganiro, akabaza ibibazo byumvikana, babaza barangana nawe bagasubiza imbere ya perezida nawe akabitangaho igitekerezo, nawe bakamuha ikindi. Iyo urebye iyo shusho irakubwira ngo none n'ejo hari abagore bafite icyo bazakora. Uyu munsi kuba leta y'u Rwanda iri mu karere karimo intambara, karimo ibibazo byinshi, igihugu kiri mu nzira y'amajyambere bihanganye, bavuga ngo ninde uri buvuge leta y'u Rwanda, hakaza Yolanda Makuru nk'uwakuze nk'abandi bana, akaba umukobwa, uyu munsi akaba ari umubyeyi, akaba ari uvuga mu izina ry'iyi leta. Ushobora kuba itanacitse mu karere turimo, niwe uvuga. Bivuga ngo nubwo dushobora kubona abakobwa badafite imico myiza uyu munsi, ariko dufite abashobora gusa. Nonaha Samantha akomeje akarerwa neza, ari mu biro by'umuvugizi wa guverinoma, afite imirimo akora. Ubwo niwe ntanze urugero ko ari we wagaragaye mu ruhame, hariyo n'abandi bangana nawe cyangwa na ruta, bagakora iyo mirimo. Abo bana bakarerwa mu maboko meza yo kumenya icyo umuntu akorera igihugu, ibyo akora, nk'uko n'abasaza babo babana. Ntabwo ari ikintu gikomeye mu gitondo noneho umubonye ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kuko yakoreye mu nzu ivugira leta, akora amaze ibyo igihugu kivugana n'ikindi, arakura, azajya kungana na madamu Yolanda uvugira leta y'u Rwanda. Navuga ngo ari imashini isya ya politike nziza. Abo bakobwa rero barahari, ntanze urwo rugero. Ndakomeza. Ejo bundi muri Rwanda Day Washington DC hari wari umwana w'umukobwa wabonaga ko akiri muto, wabaye MC muri sare ingana kuriya, niwe ubaza, aravuga, abantu baramanika ari benshi, ati mwihangane reka twumve uriya. Buriya yamaze rega gufata umwanya wo kuyobora, araha ijambo umwe mu bantu 1000. Iyo sare nayo irimo perezida wa repubulika. Kanya gato batereka duha ijambo, haza abakobwa b'impanga cyangwa n'abadamu, ntabwo nafashe status, ariko n'abagore, bati twebwe dukora ibi, tugakorera aha, twaje mu Rwanda twubaka ikigo, twubaka amazu, twubaka amasoko, dukora ibi rwose. Turavuga ngo nubwo twaje mu gupagasa ariko dufite iwacu, turatanga umusanzu. Abo ni abagore tutegereje mu ishoramari. Buri cyiciro cyose rero kirabonekamo buri muntu. Abakobwa barahari bo gukora ibizakora iby'abandi. Nituzi ibyo, nagiye Central Africa, hari ingofero bambara indi ya gisirikare irinda ngo amasasu, hari ibindi bambara mu gituza.
uyu mwana w'umukobwa muto ishusho yaratambukaga yagaragaye kuri za Twitter nyinshi cyangwa mu binyamakuru byacu twagiyeyo, afashe imbunda yambaye ibyo bintu biremereye, wa mubyeyi we narabyambaye kunyeganyega biba ikibazo, urabigabanyiriza iki ko mva ngo birenga byose biri hamwe, ashyiraho imbunda, ashyiraho ibindi bintu, afite akantu kameze nk'ishoka hano cyangwa n'ishoka ariko kagufi, afite icyuma kiri hano, afite ibindi yambaye ku maguru by'imbunda, afite ibindi biriho, wamureba ukabona afite ibiro 40 bamwongeyeho. Uwo mukobwa yicaye ku modoka kimwe n'abasaza be, asimbuka itarahagarara kugira ngo ahagarare aho agomba guhagarara kuko ariho yasabwe kuharinda. Hanyuma se ubwo dukeneye Ndabagaho kuzajya gusoma mu gitabo hari uwo dusize Centre Africa wabashije kuba mu Rwanda akajya no gutanga amahoro muri Centre Africa kugira ngo iyi nyeshyamba itera ngo abaturage ba Centre Africa biruke, iyi mukubise amaso ivuga iti katuzaba tuze ejo aha ntitwahanyura ahari. Ndabaga rero yagaragara narinzanye bandabaga mu buryo buhari bundi, ariko none uravuga reka tubizane mu buryo bwo kuba uwagiye ku rugamba mu gisirikare. Centre Africa, Mozambique, muri Loni, uhagaze ku mupaka uri muri Nyungwe, uzace muri Nyungwe uzababona. Hari ibintu bikenera structure, cyangwa hari igihe kugira ngo utere intambwe bikenera structure. Nkuko uvuze Ndabaga mu rugamba rwo kubohora igihugu, umuvuga none Central African Republic n'ahandi na Mozambique ubwo barahari cyane hano mu gihugu kuko baba bahari bari mu kazi. Aho hombi ni structure imwe mu bihe bibiri bitandukanye ariko ikomeye cyane ishyira umuntu ku murongo. Ariko hari ntabwo ari abakobwa bose bajya mu gisirikare, wanampaye ingero z'abandi bageze heza cyane bagiye bazamuka bakaba bageze heza cyane. Ariko iyo uroye ntabwo niba navuga ngo ujanishije, ntabwo nzi n'ibyo bitanga isura nyayo ku bakobwa bose b'abanyarwandakazi bari hirya no hino mu gihugu, ko babona bose bari muri iyo nzira cyangwa benshi ku buryo uvuga uti ni umwe kuri bane birashimishije, ni critical mass ihagije ku buryo mu myaka 30 mvuga nti mfite icyizere yuko Bandabaga bazaba bari mu gisirikare gusa, bari mu bukungu, bari mu buhinzi, bari mu bwarimu, kandi ukababona none bagana muri izo nzira mu buryo bwiza. Ingero nazo ugenda uzibona, niyo utambwira amazina ariko ukambwira trend ubona. Reka tuziguhe. Reba uyu mudamu uri muri Minisiteri y'Uburezi uyu munsi, Korodete, ni umubyeyi, ni umugore uko mbikeka, ariko ari mu bato, uwo ni umurezi. Katurebe muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo harimo umubyeyi, umukobwa mutoya ukinabyara, ngira ngo muri iyi minsi arimo aranywa n'igikoma, niyo nkwe bambasubireyo, ni engineer. WASAC group ifite umuyobozi ariko hari ishami ryayo rindi, ngira ngo niba rishinzwe ubucuruzi cyangwa iki sinibuka, harimo umukobwa uyoboye cyangwa umudamu, kandi bari ubwo ndimo ndaguha ikigero cy'abantu bataragira ku myaka, batararenza imyaka 35 cyangwa 40 baraho. Mu gisirikare n'ujya kubibara naho tugiyeho handi twazanye Ndabaga, Kadete iyo zasohotse baravuga ngo hari Kadete yashoje cyangwa bari ku masomo yisumbuye ya gisirikare cyangwa ofisiye bato, wenda bashoje ari 500, abagabo bari 300, abagore ari 200. Iyo mibare irimo iraza mu mirimo mu myaka yatambutse yatumye n'ibitabo byacu byandikwamo Ndabaga, hagiyeyo Ndabaga wenyine. Polisi yarekuye abandi, ifite abandi bashoje baje mu kazi, hari naho ugira ushobora gusanga bangana barutanaho imibare mito. Bivuze rero ngo iyi politiki n'uwo murongo wibazaga ukurikije umuvuduko uriho nuko imibare igaragaza ushingiye ku bagore n'abagabo, hari imirimo tuzisanga abagore ari bo benshi, abagabo ari bake, atari uko bababujije kujyamo, ahubwo kuko umubare w'abagore n'ubundi wabarutaga no mu kazi bakarutana, bakabaruta ubwinshi. Reba kanguha urugero nko mu nteko nshinga amategeko. Mu nteko nshinga amategeko hari 30% y'abagore iteganywa n'itegeko nshinga, ibirimo abagore 24 niba ntibeshye. Indi myanya isigaye bakavuga ngo nayo iri ku isoko muyiyamamarize,
abagabo n'abagore mwese, bigatuma za mpande zose baziturukaho, byagera mu nteko bikaba 62. Ubu niho bigeze 62%. kubera iki? Kubera ko hari 30%. Niba baravuze ngo 62% ni abagore mu nteko nshinga amategeko, bivuga ngo hari 32% yaje ituririye ku itike y'abagore bihariye. 32%. Urumva hasigaye 40%, hasigaye 38% y'abagabo niyo yinjiye muri cya gikundi gisanzwe. Niba imibare ndimo kuyikora neza, bivuga ngo babarushaga 5 gusa. Bivuze ngo na 30% ivuyeho basigara babarusha nibura nka 32, hasigaramo hafi 58. Kumva ko babarusha 28, 30% itegeko nshinga rivuga ibaye idahari. Bivuga ariko ngo hari ubushake, ariko ubushake bw'aba bagore n'abakobwa bushingiye kuri politiki, kandi turi mu isi ikeneye inyungu. Niba kwiga neza ugakora umurimo mwiza bifite amafaranga byinjiza n'imibereho yawe igahinduka n'abazagukomokaho, buri umwe wese arabiharanira. Ubu rero sintekereza ko mu Rwanda kuvuga ngo bazakomeza bakora imirimo cyangwa mubona bizasubira inyuma. Oya, ahubwo ni ukureba ngo ku nzego zose guhera kuri A up to Z y'inzego z'u Rwanda, ubucuruzi, bya bindi byose twavuze barimo, nta na hamwe batari. Ahubwo ikirutana hashobora kurutana imibare, kuko bakiza vuba, bakaza batabashoramari banini batsindira amasoko manini, bagasanga ni abagabo, kubera ko bahoze bakora, bahoze bubatse ibintu, bafite n'ingwate, bafite n'aho bakura igishoro. Ariko wareba umuvuduko w'umugore umukurikiye, ukavuga uti yaba amaze imyaka ingana n'iy'uyu mugabo bose bakora bimwe, yakabaye amusiga ugereranyije uko ubibona. Birimo biragaragara, ariko nanone ugasanga hari aho bakigirirwa nabi mu ngo zabo. Ubwo ni abagore mvuga, niba ari ku rugo umugore akubitirwamo akanagirirwa nabi mu bundi buryo, nkeka ko n'umukobwa uruvutsemo nawe atamererwa neza iyo bimeze gutyo. N'umwana w'umuhungu urimo nawe ntabwo aba amerewe neza, nawe kuko uwo mugore niwe ubarera hanini. iri hohoterwa amategeko yarihaye ibyiciro, vuga irishingiye ku gitsina n'ibindi, ariko bakanavuga hakaza imibare myinshi ikaza igaragaza ko abagore n'abakobwa aribo bakorerwa ihohoterwa riruta iry'abagabo. Impamvu yo kubiruta ni imyaka yashize abagabo bumva bafite ububasha ku bagore bwuzuye, bukagera naho no kumukorera ikibi agasa nkaho bifitiye ububasha. Amategeko yacu akomeye atanoroshya rwose, atanga ibihano binini, agahana abagabo, agahana abahungu n'abandi bose bahohoteye umugore n'umukobwa. Usibye ko amategeko yacu ahana adashingiye ku gitsina, ahana igikorwa, ntabwo ahana uwo cyakoreweho, ngo gikorewe ku mugabo ntabwo cyabaye icyaha. Ariko ukaba uvuga ngo uko imyaka ihita riragabanyuka ku buryo ushobora kubirebesha amaso utiriwe ujya gukora statistique. Kuko ahabaga ihohoterwa wasangaga ku misozi, nk'ubu guhura n'umugore wahukanye mugahora akabwira ati maze ukwezi ntahari, ukumva n'ibintu wumva buri munsi, ntabwo biri cyane. Kwahukana mu kinyarwanda cyeruye ni ukumenesha umuntu mu rugo rwe. Umugabo akumva afite ububasha bwo kwirukana umugore mu rugo mwakoreye, mwubatse mwese, ariko akagumana pawa yo kuvuga ngo ndavuze ngo ufate ibyawe usohoke. Umugore agasigara amusaba imbabazi nk'umuntu yari yarahaye akazi none atagikeneye gukoresha. Kubw'imbabazi z'umugabo akamubabarira ntiyahukane, ntagende, ntamwirukane. Uyu munsi ntabwo ariko biri. Umwe muri bo yumva ibikorwa byamubangamiye aragenda, mu rwego rwo kwirinda ko azagira ibibazo biruta ibyo arimo kubona. Ariko atari ukuvuga ngo ni amabwiriza ngo umugabo bamubaze bati umugore wamukubise iki, ati ndamubwiye kuva kare ngo ave hano aranga, ngo abantu bahita bavuga batari ku wundi we wagiye. Oya, ntabwo ari ku rubanza rucibwa, nubwo byaba atari urubanza rw'urukiko, n'abaturanyi siko bavuga. Aho bose baza bakubaza bati wirukana umugore se nkanda urugo ko mwese ari urwanyu.
niba hari icyo mutumvikanyeho mwacyumvikanyeho, wakumva utacyemera nawe ukagenda umwirukana nkandi. Tutagiye mu mibare myinshi irasobanura ko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryaba rikorwa, ntabwo ushobora guhura n'umuntu mu ruhame ngo akubwire ati sha turi umugabo, icyo wakoze nibyo, ngo abivugiraho. ese ntibyashoboka ko hari n'ingo bombi bazirimo kuko bavuga bati ubu ni urwacu turarufatanyije, ariko muri bombi hari uwumva atamerewe neza akavuga ati ubu ngubu amategeko abyemera atya ni urwacu, niyo wavuga ngo have si mpava nawe ntuhava, ariko ugasanga mu by'ukuri bitagenda, ariko bakavuga bati tuzarubanamo, bakabifata ubundi ntabwo nzi barubanye niba abo bantu ari benshi, bashobora kuba ari na benshi cyangwa atari benshi, ariko bafashe icyemezo cyo kurubanamo ntihagire ukorera undi icyaha. Wenda hagasigara hari ibintu mutarimo kumvikanaho, bigasigara hari ibintu murimo kugonganaho bishobora gutuma mwabyuka yababaye undi akarakara. Ibyo tukabyita ngo ntazabanye zidakomanya amahembe mu Kinyarwanda, ariko nanone tukanagaruka tukavuga ngo ese koko kubyuka mwirukana no kubyuka avuga ati nanjye mfite uburenganzira bwo kuhaba. Hari n'igihe undi avuga ati kuki wumva ari ugomba kugenda nawe ugende, undi akavuga ati ariko ubundi ubu ngewe ngiye najya he? Yakumva aho kujya ntawe akibaza ati wenda rimwe umutimanama we waba udohotse uhembutse, akavuga ati ariko ubundi ko numva agenda afite aho njya, ubundi uriya mugore wari uhetse umwana we nabimwohereje. Amahoro akigarura kubera ko umutimanama wakwerekaga ko icyo ukora kitari cyo, ariko wagikesheje amahirwe y'amategeko avuga ngo ntufite uburenganzira bwo gukora icyo. Ariko yaba kiguha ntiwari ubona umwanya wo gutekereza ngo mwohereje, kuko ntabwo icyo wakoraga hari amasaha cyari bukuhengamireho iyo hataba amategeko. Ihohoterwa rikorerwa mu rugo ni icyaha ariko kidafite ishingiro ku muryango. N'ugikora wese agikoresha uburyo bwo gufifika, nta buryo bweruye kandi ngo bifiteho uburenganzira. nko mu myaka 30 iri imbere, nk'umugore umubyeyi wifuza yuko mu myaka 30 iri imbere umutegarugori, umukobwa w'umunyarwandakazi yaba yageze ku yihe ntambwe mutarageraho, igihugu kitarageraho uyu munsi, ibintu byo kunozwa, imbogamizi zaba zikirimo nkeya cyangwa z'ingenzi zikwiye kuvaho. Ikintu gikomeye cyane muri twe nk'abanyarwanda n'isi muri rusange cy'imyumvire yo gukomeza mbere yo kureba ubushobozi bw'umuntu ukareba umugore, ukareba umugabo. Wabona umugabo aje ukavuga utubwa ari uyu niwe uri bunterurire iyi ntebe, niwe ufite imbaraga, ariko yakugeraho ugasanga yarwaye umugongo ntashobora kunama. Ariko ukibona turukiriya ko wabonaga ari umugabo wumva guhonga igisubizo cyo guterura intebe, naza agenda umugore ko nta mugongo urwaye intebe nkayiterura. Ikibazo wari ufite nkakigubanda kigukemuriye. Nsanga mu myaka 30 katuvuga viziyo 52 cyangwa irenga, isi n'u Rwanda dukwiye kuba turenga ku bijyanye n'ubushobozi bw'imitekerereze, bw'imikorere, bw'imibereho bushingiye ku gitsina. Tugasigara uhamagara Scovia, wakumva ntitabye telefone ntuvuge ngo ubwo ari umugore yashyize mu ishakoshi. Nkuko nawe nari buguhamagara utakwitaba nkavuga ngo ubwo ari umugabo ndabazi ubu yayitaye mu modoka. Nkaho buri mugabo wese agomba kuba afite imodoka, nkaho buri mugore wese agomba kuba atwaye ishakoshi. Tugasigara tuzi Scovia na mugenzi wanjye wundi, musaza wanjye wenda Franka, tutarimo kureba igitsina cy'umuntu tukacyitaho mu gihe turimo gusoma ibimuranga, cyangwa mu gihe umuntu akubajije ngo se ngo umuntu mwavuganaga ngo mugiye gukora iki, agahita akubwira icyo agiye gukora, ntuhera kubaza ngo ni umugabo cyangwa ni umugore. Ikibazo cyitwa ni umugabo cyangwa ni umugore kigacika. Twasigara turi ku isoko ryo gupiganishwa ubushobozi n'ububasha, gusa tugasigarana icyo turi bwite imimerere cyangwa imiterere, sinzi icyuzuye. Ubwo ari umugore ko ubwo mperuka aha muri projet twavuganaga, Scovia ari we yumvaga neza ari ati ntabwo yabonetse yagiye kubyara kuko ntawe ari bunsimbure kujya kubyara umwana ntwite. Icyo kigasuzumwa mu buryo bw'imimerere cyangwa imiterere, kuko ninjye utwite ni nanjye uri bubyare. Ariko ntibibe njye ninjye wari utegereza umushoramari turi buvugane ndi umuyobozi w'iki kigo, kubera ko ari umunsi wo gukingira.
gukingiza umwana umushoramari ngo aze ambure kandi ari igihe yizereragamo ko tuganira tugahuza ibiganiro by'imari turi bucuruze n'ibyo dukora, kandi wa mwana wanjye yari afite se. Gukingiza umwana ntibishingiye ku mimerere, byari bishingiye ku mwanya n'inshingano za hagati twembi, ariko kubyara bishingiye ku mimerere, kikaba aricyo kintu dusigarana. Imbogamizi zose zishingiye ku myumvire, ariko imyumvire abantu ntibahangayikishe, ibihe bizayisobanura. Ikintu gikomeye isi yose n'u Rwanda ni icyitwa imyumvire, ariko imyumvire yo no kuguma twibwira ibintu ntabwo bizatugora, ibihe bizabidusobanurira. Nta mubyeyi, nta musore ushaka inkumi yo kurambagiza, nta mukobwa ushaka umusore uyobewe umuntu ujyanye n'igihe. Umukobwa wize w'umuhanga ufite ibyo akora akanavuga ati ngize n'ibyago tukabyara abana babiri, isi ntimbere imfura nkapfa kare, ntabwo abana banjye bazazera ko nyina ashobora kubatunga. Ibyo ntawe uzabiyoberwa. Gusa politike z'ibihugu n'igihugu cyacu nk'u Rwanda nikigume ku mujyo kirimo, kivuye kita abantu bose bajya ku ishuri, abantu bose bakora imirimo imwe, abantu bose barangana, ntituvangura akarere, ntituvangura ubwoko, ntituvangura igitsina. Twebwe turi abanyarwanda, buri umwe akora ikiri mu bushobozi bwe cyangwa mu bushake, mu mahitamo ye, ubundi ibindi babireke bizikora. Ni nka ya matara baba baresitaye, iyo uhageze urumuri ruraka warenga hakazima. Niko rero bizagenda, nta kigoye kirimo. Urakoze cyane Scovia. Hari ibintu byikora bikagenda nabi, ariko iyo habayeho izo ngamba, izo politiki nziza, icyo cyerekezo kizima igihugu kirimo, hari n'ibyikora koko, uko igihe kigenda kiza bifata ireme, bishinga imizi. Ndagushimye cyane. Urakoze cyane.